Bakunzi ba Oze TV turabaramukije, burya ngo agahinda k'inkoko kamenywa n'inkike inkoko yatoreyemo. Hari igihe umukobwa yaba agukunda nyamara bikibera mu mutima w'agahinda n'ishavu bikamwica kuko aba abona mudakundana. Uyu munsi rero twaguteguriye ibimenyetso bitanu wowe musore byakwereka ko umukobwa agukunda. Tudatinze, ikimenyetso cya mbere, igihe cyose umukobwa akubonye iyo agukunda aragusekera. Aha ngaha turavuga nk'iyo murebanye, iyo muganira ndetse n'ibindi byose byabahuza, agerageza kukumwenyura kugira ngo akwereke ko akwishimiye kuko guseka ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza ibyishimo. Ikimenyetso cya kabiri, umukobwa ugukunda ahora akwitegereza. Impamvu ni uko kubera uburyo uri interese kuri we bimugwa neza iyo akurebye. Ikimenyetso cya gatatu, aba akuziho amakuru menshi. Impamvu yo kukumenyaho amakuru menshi ni uko aba yaragerageje kukubazaho byinshi bikwerekeye ndetse agakora n'ubushakashatsi buhagije kuri wowe kuko aba ashaka kumenya uwo yihebeye uwo ari we. Ikimenyetso cya kane, aharanira guhora aho uri. Ibi ni ukugira ngo byibuze arebe ko yabona amahirwe y'uko yavugana nawe cyangwa se yakureba. Ikimenyetso cya gatanu aricyo cya nyuma, agerageza uko ashoboye kugira ngo arebe uko yagukoraho. Kugukoraho tuvuze aha ngaha ni nko kugukubita agashyi, kugufata ku rutugu ndetse n'ibindi bikorwa bihuza ibiganza bye n'umubiri we kuko ibi ngibi bituma agubwa neza ndetse akaba yanarara neza n'akazi ke gutaha kakazagenda neza kubera yagukozeho gusa. Turabashimiye, tuzagaruka tubabwira ibindi bitanu kugira ngo byibuze turebe uko twakuzuza 10, kandi turabibutsa kubabwira ngo mukande subscribe kuko ari inkunga ikomeye cyane mwaba mumpaye kugira ngo muzajye munabona ibiganiro tuba twabateguriye. Murakoze cyane, mugire amahoro y'Imana. Mwari muri kumwe na Dushimimana Oze.